Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uwo musozi uhora uhamye iteka ryose. Imana itugirire neza. Abiringiye Kristo bameze nk'uwo musozi utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uwo musozi ugahora uhamye iteka ryose. Imana itugirire neza. Ndabasuhuje rero mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Abadukurikira, abadukunda, abaduforowinga, abatwifuriza ibyiza, abakomeza kudusengera, kuko natwe tubasengera hano kuri Ihishurirwa TV1. Rero abantu bose turabasuhuje kandi turabifuriza ibyiza, turabifuriza amahoro y'Imana, turabifuriza umunezero uturuka kuri Kristo, turabifuriza guhirwa mu kazi ka buri munsi, turabifuriza ibyiza Uwiteka atanga, kuko ibyo Uwiteka atanga nta mubabaro abyongeraho. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane, kuko ibyo Imana ijya iduha nta mubabaro, ahubwo ni ibintu bihora binezeza umutima wacu. Reka rero dusome ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi 125. Turahera ku murongo waho wa mbere dusome. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi yose igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Abiringiye Uwiteka. Umuntu wese wiringiye Uwiteka, umuntu wese wizera Uwiteka, ameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uwo musozi uhamye iteka. Iby'Imana bihora bihamye, bifite strategy, bifite plan. Ntago iby'Imana bijya binyeganyezwa, kuko bihora bihamye, bihora bihari. Imana itugiriye neza. Nawe niba wiringiye Uwiteka, ukiringira Imana y'agakiza kawe, ukiringira yuko Imana izakugirira neza, ukiringira yuko Imana iri mu ruhande rwawe, reka nkubwize ukuri, nta kizakunyeganyeza, nta kintu kizakunyeganyeza. Ariko niwiringira umwana w'umuntu, ukizera ko ari we uzagutabara, ukizera ko ari we uzakurengera, ukizera yuko ari we uzakugirira neza, icyo gihe ibyawe bizagwa, ndetse uzarambarara cyane, ndetse kugwa kwawe kuzaba gukabije cyane. Ariko niwiringira Uwiteka Imana, ntacyo uzaba. Uzamera nk'umusozi uhamye kandi utabasha kunyeganyezwa, utabasha kwimurwa, utabasha. Haleluya, haleluya, haleluya. Uzakomera no mu minsi mibi, no mu minsi y'akaga, no mu minsi y'ibigeragezo, no mu minsi y'amakuba, no mu minsi yo kugeragezwa no kugendererwamo kose gutandukanye, iminsi yo gutatwa, iminsi yo kugira ngo ababisha baguhagurukire hose. Iyo minsi yose Uwiteka aragukomeza, Uwiteka akagendana nawe, Uwiteka akabana nawe. Haleluya. Imana ikakurengera, kuko biba ari ibihe biba bitakoroheye, ariko ibikugose byose bibwire ngo tuza, kuko ndi kumwe n'Uwiteka. Ibikugose byose bibwire ngo tuza, shyirwa hasi, kuko ndi kumwe n'Imana, kandi Imana turi kumwe ndayizeye. Ni Imana ikomeye, ni Imana ikora, ni Imana ifuha, ni Imana irema ijambo, ni Imana itindana natwe, ni Imana itinda ku ijambo, ni Imana itinda ku cyo yavuze kugira ngo igisohoze. Hahirwa uw'ibya Yesu Kristo bitazigera bigusha, ahubwo agahagarara mu kwizera, agahagarara mu mbaraga z'ubutware bw'Imana, kuko uwo nguwo nta kintu azaba. Naho inkubi y'umuyaga yaza kugira ngo imunyeganyeze, ahubwo arushaho gukomera rwose. Ubaka kuri Kristo, niho uzakomera, niho Uwiteka azaguha amahoro. We kubaka inzu, ngo nurangiza kubaka inzu yubake ku musenyi, kuko inkubi iyo zije, ibyo bikugose iyo bimaze kuza, habaho ikintu cyo gucika intege,
ukiganyira, ukava mu byizerwa, ugacika intege, ukumva iby'Imana utakibihaye agaciro kabyo, kubera ko inzu yawe nyine tayari wayubatse ku musenyi. Ariko uyu munsi komera, wumve ko ugoswe n'imbaraga z'Imana, wubake inzu yawe ku rutare, wubakire kuri Kristo, kuko nibwo uzabasha kunyeganyeza ibikunyeganyeza. Nyemerera wumvire ijambo, Imana igushoboze kugira ngo unyeganyeze ibikunyeganyeza. Ibyo ibyagufasheho umwanya bikagufataho igihe, bikagufataho ubushobozi bwo kugira ngo bikunyeganyeze, bigukure mu byizerwa, ibyo ngibyo bibwire ngo guhera uyu munsi wa none Imana y'agakiza kanjye irahagurutse kugira ngo inyeganyeze ibyo bintu mwibwira yuko byanyeganyeza, ibyo bintu byibwira yuko byagukura mu murongo bikagukura mu byizerwa. Wumve yuko Uwiteka ahari kugira ngo nawe binyeganyeze. Uwiteka arakugose, haleluya, kandi ntabwo akugose igice kimwe, ahubwo akugose imbere n'iki n'inyuma. Ahantu hose uri, ahantu hose wicaye, ahantu hose uhagaze, ahantu hose uri mu biro urimo urakorera, ahantu hose uri wumva iki kiganiro cyacu, ndagira nkubwire ngo uyu mwanya wa none, iyi saha, uyu munota, wumve ngo Uwiteka arakugose, wumve ngo ntacyo zaba, wumve haleluya, wumve ngo naho intambara zaguhagurukira gute, naho Satani yakuhagurukira gute, naho ibitero byahaguruka gute, Uwiteka arakugose, nta kintu uzigera uba. Humura, wicika intege, komeza usenge, komeza winginge Imana, komeza utitirize Imana, komeza uyibwire byose. Umuririmbyi yaravuze ngo bwira Yesu n'inshuti yawe ibikubabaza, ibigutera, ibikurushya, ngo arakunda kandi afasha abashavuye, kandi ngo wizere ijambo rye wigira gute, wirira. Mwene data, ndagusaba, ndakwinginze muri Kristo Yesu kugira ngo wowe kurira, wirira ibitero bya Satani byiguhabura, ngo wumve ngo ucitse intege, utangire urire, utangire upapaze, utangire wibaze byinshi, utangire ukuke umutima, utangire wihebe, utangire uve mu byizerwa ari nta mpamvu. Oya, wicika intege, wirira, wikumva yuko ibintu byakomeye byadogereye, ahubwo ambara imbaraga, kuko iki ni cyo gihe cyo kwambara imbaraga, iki ni cyo gihe cyo kumva ubutware bw'Imana bukugose rwose, kandi iki ni cyo gihe cyo kugira ngo ukomere, ni cyo gihe cyo kwizera by'ukuri, atari ukwizera mu buryo bw'uburyarya. Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana y'amahoro ibeze rwose gukiranirwa kose, Imana y'amahoro ikomeze kubagota ahantu uri, muri Mozambique, mu Rwanda, mu Burundi, ndetse muri United States of America, n'ahandi hose waba uri ukurikirana ihishurirwa TV1, ukomeze guhabwa umugisha, Imana ikomeze kugugota. Shalom, 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 shalom. Turabakunda kandi turi kumwe. Imana y'amahoro ikomeze kubiyereka mu byo mukora byose. Amen.